hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Yes, nkuko rumaze kubyumva mu kirango ni Hot Time TV, tugenda tubabwira ibintu bigiye bitandukanye, uburyo ushobora gukora ibintu bigiye binyuranyuranye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi rero twemeje kubabwira cyangwa se kubafasha kumenya uko wakora amandazi uri wawe mu rugo. Ese waba wifuza gukora amandazi mu rugo bikakunanira? Yes, birashoboka, ariko uyu munsi kuri kumwe na Hot Time TV n'igisubizo ugiye gusubizwa. Yes, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu byacu gatanu kuri gatanu. Yes, ngaho tudatinze rero reka dutangire. Hano ntangira nkubwira ibyo ukenera kugira ngo ukore iki kiribwa. Ikintu cya mbere ukenera burya ugomba kuba ufite ifarini. Ikindi ugomba kugira isukari. Ikindi ukagira umunyu. Ikindi byaba byiza ukagira amata. Ikindi ukagiramo amagi. Ibi no kugira ngo rya rindazi ryawe ribashe kuba rifitemo intungamubiri. Yes, murabizi mu byo turya tugomba kugiramo burya n'intungamubiri. Ikindi burya ugomba kugira cya kirungo kidufasha kuba irindazi ryacu ryahinduka. Yes, cyangwa se kuba ryagaragara neza, bivuga utyo. None ukagira ikintu twakwita umusemburo. Yes, umusemburo nawo ukenewe. Ikindi ukagira icyo twita capamandazi. Ikindi ukagira icyo twita fat. Yes, ibi byose nkubwiye ushobora kubisanga hehe? Kuri alimentation ikwegereye cyangwa se muri boutique. Icyo wabaza uko mbikubwiye rwose barakikubonera. Ukimara gushyira hamwe ibi bintu byose rero ushobora kwibaza uti ese ibintu byose ko mbifite ndabikoresha uti? Nicyo ngiye kukubwira. Ndaguhereza procedures ushobora kugenderaho. Ngiye kukubwira uburyo ushobora kwita ubikora. Ikintu cya mbere ugomba gukora ukimara kubona ibyo byose, ubanza ukore isuku y'ibikoresho naho ugiye gukorera kugira ngo ukore ibintu bitagira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Yes, muri make manza utegure neza aho ugiye kubikorera ibikoresho byawe, urebe ko bifite isuku ihagije. Ikindi pima ibyo ukoresha. Uramanza upime ibyo uraza gukoresha, ingano yabyo birumvikana, nimba urakoresha isukari ingano te byose bitewe n'umubare w'amandazi ushaka. Yani ikintu uzatangira uvanga isukari na ya fati yawe. Isukari yawe uzatangira ivange na ya fati yawe. Ubwo no kuvuga mwako kanya uzavanga cyane niwumva utacyumva isukari, amaze ushyiremo ifarini. Uzahita ushyiramo ifarini, uzakomeza uvange. Nubona nubona bitangiye gufata, ushobora gushyiramo ya magi, kimwe nuko washyiramo na mbere yawo. Ugitangira naho birashoboka, ushobora gufata amagi ukayashyiramo mbere ukabivangana hamwe na ya fati yawe ko hejuru nabikubwiye. Yes, nurangiza uzashyiramo na ya mata kugeza igihe wumvise ko kuvanga bigenda byoroha. Yes, nimara kubivanga ukumva byatangiye kugenda byoroha, aho ibintu bizaba bitangiye kugenda bijya mu buryo. Ikintu uzahita ukora, ushyiramo wa musemburo wawe. Yes, ushyiramo wa musemburo wawe. Numara gushyiramo wa musemburo wawe, birumvikana iyo musemburo umaze kugiramo, ugomba kwita ushyiramo na ya capamandazi yawe. Yes, kimara kuvangamo wa musemburo wawe ituvangamo na ya capamandazi. Hano rero nubona biri kugenda uko wifuza, ako kanya uzashyiremo ya food color cyangwa se ka karungo kawe baguhaye kazahereza ibara ushaka rya rindazi ryawe. Ibi bintu umaze kuvanga byitwa igipondo. Yes, ni igipondo. Wabyita uko ushaka, ariko aravuga ngo kumara kuvanga ifarini. Yes, ko byita uko ushaka, ariko ni gutyo biba bimeze. Iyo umaze gukora igipondo rero, cyangwa se umaze kuvanga neza ya farini yawe, ikintu kizakubwira ko ifarini yawe imeze neza nuko ni ukuvuga ngo cya gipondo cyawe kizaba kiri elastique, mbese gikururuka. Yes, uzabona ikururuka ukuntu. Iyo umaze kubona, ariko nanone iyo umaze kubona ariko bikimeze, ukora icyo twita gutanga ishusho, cyangwa se gutangira ukaremuka ukavuga uti irindazi ryanjye riraza riforumye gutya, riraza ari uruziga, ese riraza ari kare uko ubishaka. Yes,
then nyuma yo kumara guhereza cya kintu cyawe ishusho, ugenda ukata uduce dutoya. Ugenda ukata uduce dutoya duhwanye n'igiciro kinogeye abakiriya, cyangwa se nimba ari nayo mu rugo ugakata uko wumva mu rugo muri buze kuyarya yangana. Sadepa ibyo bizaterwa n'ukuntu wowe ubishaka. Hanyuma iyo urangije gahunda zose ukora icyo twita frying cyangwa se gukaranga amandazi yawe. Iyo urangije byose ukora icyo twita gukaranga amandazi yawe, ukayakaranga neza donc ubwo ni ukuvuga ni ukuyashyira mu mavuta. Warangiza ukaba wakwarura amandazi yawe ukayahoza ukayashyira yagahora, cyangwa se nimba ukunda kuyarya yashyushye, aba ari umwanya mwiza wo gutangira gufungura aya mandazi yawe. Murakoze. Ni Hot Time TV, turabakunda cyane kandi ukomeze kubana natwe ukanda subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Cyo duhure ubutaha. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.